bahinzira honyine. Nk'uko mubibona turi hano ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruhereye ku Gisozi, aho twaje duherekeje abahanzi Bruce Melody ndetse na The Ben baje kwibuka uyu munsi wa none, nk'uko abandi banyarwanda bari mu gikorwa cyo kwibuka hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi yose muri rusange. Ni igikorwa bateguye rero, abahanzi babiri barihuje bateguye igikorwa cyo kuza gusura uru rwibutso rwa Kigali rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali kugira ngo bige basobanukirwe bamenye amateka ndetse banunamire inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aka kanya rero bamaze kuhagera bari kumwe n'abandi babaherekeje mubona bonye, harimo Ukeza Pamela akaba ari umufasha wa The Ben, harimo Kate Bashabe akaba ari rwiyemeza mirimo, harimo kandi umunyamakuru David Bayingana, harimo Muyoboke Alex ndetse n'abandi bagenda bafatanya n'abahanzi bose mu mwuga wabo wo gukora umuziki. Umunsi rero bateguye iki gikorwa uko narimaze kwivuga mu rwego rwo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ni igikorwa abanyarwanda ndetse no ku isi yose barimo by'umwihariko muri iki cyumweru cy'icyunamo. Baje no kuri urwibutso kugira ngo basobanirwe amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi uko yateguwe ndetse no ko yashyizwe mu bikorwa, ndetse kandi banahakure ingamba zo gukomeza kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no gukomeza gukoresha ijwi ryabo mu kwamagana abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gukoresha ijwi ryabo mu kumenyekanisha cyangwa se mu kuvuga ukuri kw'ibyabereye mu Rwanda ndetse no guharanira ko ibingibi byose bitazongera. Ni igikorwa kirimo kiraba, barimo barabatembereza ahantu hose babasobanurira, babereka ibyegeranyo ndetse banabereka ibitabo byagiye byiganjemo amateka ndetse banabasobanurira uko ibi byose byateguwe uko ndetse nuko Jenoside yashyizwe mu bikorwa. Nibamara gusura bamaze gusobanurirwa, baraza kujya gushyira indabo aharuhukiye imibiri y'Abatutsi ahangaha ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruhereye hano ku Gisozi, hanyuma bagire ubutumwa basiga ndetse n'inkunga baza gusiga kugira ngo uru rwibutso cyangwa se mino umwe muri rusange ikomeze kugira ubushobozi buhagije bwo kubungabunga inzibutso hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mubizi rero turi mu cyumweru cy'icyunamo, aho abantu benshi barimo barasura uru rwibutso kugira ngo noneho bihatire kumenya amateka by'umwihariko abato, akaba niyo mpamvu bano bahanzi bashatse gukoresha ijwi ryabo ndetse n'ubwamamare bwabo kugira ngo nabo bagire uruhare batangamo kugira ngo rwa rubyiruko rubakunda rubashe kumenya amateka ndetse rubabashishikarize ko basura inzibutso hirya no hino muri rusange kugira ngo basobanurirwe aya mateka. Gusura urwibutso harimo ibikorwa byo kwibuka ndetse no gusobanurirwa amateka ndetse no kwiyemeza kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Muri mwe bashaka kuza gusabwa cyangwa se muri mwe bagomba kuzibandaho cyane no guhangana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nk'uko musanzwe mubizi Jenoside irategurwa, nyuma yo gutegurwa ikaba nyuma yo kuba agasigaho kuyipfobya. Uyu munsi rero hari benshi bayipfobya, hari benshi bavuga ko itabaye, ariko kugira ngo urwo rugamba tururwane nuko bisaba imbaraga za buri wese, bisaba imbaraga zanjye, bisaba imbaraga zawe kugira ngo twumvishe isi yose ibyabereye mu Rwanda, kugira ngo no duharine ko ibyabaye mu Rwanda bitazongera, kandi twinda abagoreka amateka yacu kugira ngo batayagoreka ahubwo bikazarongera bikabaho ukundi, kandi tuva tuti never again uko cyangwa se ntibizongere kubaho ukundi. Njyewe ndi Giovanni, mukomeze mu bari natwe mu biganiro bisanzwe dukora umunsi kundi, kandi twifuriza abari muri ibi bihe ababuze babo gukomera muri ibi bihe, tuvuga tuti ibyabaye ntabwo bizongera. Twe nk'urubyiruko nk'abanyarwanda muri rusange duharanira yuko ibyabaye bitazongera, kandi twizeye ko bitazongera kubaho ukundi. Gisozi bitirwa umujyi wa Kigali kuko niwo watanze ubundi hano nta kintu cyahakorerwaga no kubasuye hari igihe bakakora n'ishyamba hari mbere bashyira byari ishyamba mu mujyi wa Kigali muri leta ubarizwa muri leta y'u Rwanda, ari nayo yarisha abaturage bayo utanga byatangiye no gusuzuma kuva mu 1999, hanyuma muri 2004 nibwo twibuka ku nshuro ya 10 hano hafungurwa ubwo abantu batangiye kubaza kubasura bakiga amateka nk'uko turi buze gusura inzu ndangamateka. Igitekerezo cyaturutse mu Rwanda ariko leta y'u Rwanda irabashyigikira. Hano hacungwa n'umuryango witwa Aegis Trust, UK-based charity organization ishinzwe kurwanya no gukumira ibyaha ndengakamere byibasira imbaga, tukarebererwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda nk'ibisanzwe kuko nibo babifite mu nshingano zabo. Hashyinguye abarenga 259
aba bantu bose biciwe mu mujyi wa Kigali n'icyahoze ari Kigali ngari cyangwa se inkengero z'umujyi wa Kigali. Bafite imva 14 ibyo muri rusange, tubaza no kugira amahirwe yo kwibuka no gusubiza agaciro abahashyinguye, ariko andi makuru nabaha ni uko ibi bimwe turacyabikoresha. Icyiza ni uko twese turi Abanyarwanda, tureba amakuru aho dutuye, hari igihe biboneka bishyingurwa ku nzibutso nkuru cyangwa se n'izindi. Hari inzibutso zirenga 200 hirya no hino. Uru ni rwo rushyinguyeho abantu benshi, rushyinguyeho 1/4 cy'abazize Jenoside, ariko n'izindi nazo zishyinguyeho kandi baracyanazishyingura. Hanyuma tujya kureba video niyo dutangiriraho ubuhamya bw'abarokotse Jenoside budufasha kwitegura mu marangamutima ibyo tugiye kureba bitaduhungabanya ahubwo bitubere isomo. Video nirangira ndabafasha baza guca mu nzu ndangamateka ngenda mbasobanurira, twibanda cyane ku mateka yaranze u Rwanda, gutegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya Jenoside, ingaruka byagize ku muryango nyarwanda ndetse no kwiyubaka muri rusange. Hanyuma tubaza no kugira umwanya uca mu cyumba cy'abana kugira ngo barebe ko bategura Jenoside, ubukana bayitegurana haba harimo no gutsemba burundu ubwoko cyangwa se itsinda ry'abantu bagambiriye gutsemba. Photographers, twagiye ku murongo umwe. Yego nari bahinzira mu ku ruhande rwa cyangwa abenshi ni abandi twabizwe nihanganire kuva kandi kadusangiza twese gutya kandi turi gukora ku ruhande Ngwino mwana, ngwino tugende.